iyo bigenze gutyo rero nubwo byitwa ko ubutegetsi buva mu matora, ayo matora uko yagenda kose ni ukuvuga ngo n'ubundi leta ibigizwe n'abo mu ishyaka ryatsinze. Ibyo ni ihame riri universel, ni ahantu hose ku isi birazwi. Ibyo dufite biraduhagije, ibyiza birahari, ibibazo ntibibura, ahubwo ikibazo kikaba cyaba kutagaragaza ubushake bwo gukemura ibyo bibazo. Ariko kuvuga ngo hari abaturage bashonje, urugero barashonje nyine, utekereza se ko ubwo ibyo buba butabizi cyangwa ntibuba bubibona? Icya mbere, ntabwo yananirwa cyangwa yaterwa ubwoba cyangwa ngo ititizwe no kuba yafata icyemezo runaka ariko kizweho neza ku nyungu rusange z'igihugu. Bibaye ibyo byo kuvuga ngo ibi ntabwo tubikora kugira ngo ibyo byaba bibaye akajagari. Ukajya hariya uyu munsi ukaba umaze imyaka irenga 30 witwa umunyepolitiki, ariko politiki yawe ari yo gutukana gusa, kuvuza induru, gusakuza. Umuturage se ubundi se umuturage agomba kuba he? Niba adashobora kuba meya ntabe burugumestre, ariko uruhare rw'umuturage ni tubahaye ikaze nshuti mukurikira Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Nk'uko bisanzwe kuri Bwiza TV tubategurira ibiganiro bitandukanye, haba muri porogaramu ya Isanzure aho tuvuga kuri gahunda zitandukanye zirimo no gusesengura ku ngingo cyangwa iriya tuba twatoranije. Rero muri aka kanya nagira ngo tubararikire gukurikirana ikiganiro tugiye kugirana n'umwe mu banyamakuru, akaba umusesenguzi, kuvuga ngo mubwire abibwire bibanza kwaba gusa nko gushira isoni, ariko Asumani ndumva kuri Bwiza TV na kuma kumenyereye nibyo. Yego, ikaze rero mu kiganiro Isanzure. Nakoze cyane. Tugiye kuganira rero ku ngingo ntekereza ko itoroshye, ariko kandi ku ruhande rwanye no bisa nk'itoroshye kuko banza nko kunywa amazi. Asumani, mu kiganiro cyo Isanzure tugiye kujyamo, nifuzaga yuko watuvira imuzingo uburyo ki abadukurikira bagiye batubaza batwandikira mu byifuzo byo bavuga bati ese koko Asumani, habaho igihe runaka, dere runaka isa nkaho ari standard mu rwego rw'isi ko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi runaka buba bugomba guhinduka, bikaba biri ibintu biri automatic, ku buryo hari abantu bavuga ati buri generation 3 amasysteme mu bihugu arahinduka, buri generation enye gutyo abantu bakabitwara gutyo, bakaba bategereje gusa ko hari ikintu cyitwa impinduka, no matter what ziba zigomba kubaho, icyo kigali bakacyemera gutyo, uko kuri kukamera gutyo, iyo realite iki n'iki. Ibyo bintu ni ihame muri politike. Ntekereza ko biterwa n'ibihugu na za societe, kuko murabizi ko isi ituwe n'abantu benshi, ibihugu byinshi bigize, hari ibintu byinshi bishingirwaho bitewe nuko societe y'igihugu runaka imeze cyangwa iteye cyangwa amateka yayo. Rero muri make simpamya ko ari ihame, kuko ubundi impinduka mu butegetsi iterwa n'iki? Iterwa n'icyo kuri yewe cy'abaturage bashaka, cyangwa impamvu zitandukanye z'uburyo igihugu kiyoboka. Hari na za principe, hari na za constitution, no kuvuga amategeko nshinga y'igihugu. Ngira ngo urabizi ko hari aho abaturage bemeranywa bati
umukuru w'igihugu azajya akora manda ebyiri gusa, manda imwe, abantu bazajya basimburana ku butegetsi mu buryo runaka, ibyo bakabyumvikanaho. Ngira ngo muzi ko hari ibihugu ibyo ngibyo bikunze kugaragaramo. Hakazamo na bya bindi by'amashyaka, amashyaka ya politiki cyangwa imitwe ya politiki, usanga ari uruvangitirane. Ariko kuri yewe ntabwo ari ihame, kuko hari aho ushobora gusanga nka perezida amaze imyaka 15, 20, kandi abaturage bamukunze, bamwemera, bitandukanye na bya bindi byitwa demokarasi cyangwa guhererekanya ubutegetsi. Birashoboka, hari aho biba, hari aho babikora, ariko aho bitaba cyangwa aho binyuranye n'ahandi, numva nta gitangaza kirimo. Biterwa n'uko abaturage babyumva, biterwa n'uko igihugu kiyobowe, biterwa n'uko babyumvikanye, cyangwa akamaro ubutegetsi bufitiye abenegihugu. So mu ijambo rimwe rero ntabwo ari ihame. Kuri yewe ntabwo ari ihame. Ntabwo ari ihame rwose. Kuvuga ngo perezida azamara imyaka 6 birangira, cyangwa azamara 12 birangira, oya. Biterwa n'impamvu, biterwa nuko igihugu kimeze, kiyobowe, iterambere ryacyo. Bya bindi mu Kinyarwanda ndavuga ko ikipe ikina neza ntiwanayihindura, gusa uyihindura kugira ngo bigende gute. Ntabwo bishoboka. Yego. None se nyakubahwa Asumani, tukiri kuri iyo ngingo, impamvu wenda nayizanye kuriya nuko hari ibyo nka media dushobora kuvuga, tubona n'amaso yacu, aho turaranganya amaso ndetse n'amatwi, kuko umunyamakuru arumva akanareba. Ubu nabaye nkubaza nshingiye ku byo benshi bagiye batubaza banibaza, ubundi icyo twakwita systeme z'ubutegetsi mu isi, muri Afurika, mu Rwanda no mu biyaga bigari muri rusange, zishobora kuba zigira nk'ibyo twakwita temps d'expiration, ku buryo nyine ibyo wavuga guti biterwa n'uko ubutegetsi ugasanga systeme ikananirwa, igasa nk'iyevapora rwose mu buryo bugaragaza cyuko hakenewe indi. Yego. Niho naganisha ngo urabibona ute? Birashoboka. Birashoboka rwose. Nibyo birashoboka, kubera ko niba navuze ngo si hamwe. Urabizi ko hari n'ubutegetsi buhinduka na manda yabwo itaranarangira rwose. Icyo twakwita manda ziriya bavuze zagenwe mu itegeko nshinga. Yego. Bitewe n'impamvu zitandukanye nanone. Impamvu z'imiyoborere, ubutegetsi bushobora kunanirwa. Ubutegetsi bushobora kumara igihe bitewe n'akamaro bufitiye abaturage. Urugero, niba igihugu gifite umutekano, igihugu kikaba gifite leta ikiyoboye, kandi ubona ishishikajwe cyane, ishyira imbere inyungu z'abaturage, ihangana n'ibibazo abaturage bashobora guhura nabyo mu buryo ubu cyangwa buriya, urumva iyo leta nta kibazo bifite. Ariko noneho niba igihugu kiyobowe n'abantu ntibindeba, bashyira imbere inyungu zabo, ubona badashoboye koko, ibibazo bihoraho, urumva ubwo butegetsi buba bugomba guhinduka uko byagenda kose. Ahubwo ikibazo kikaba muke, ese ababusimbuye ubuje busimbura ubwariho burabyitwaramo gute? Burakora iki kugira ngo bunoze ibyo ubwa mbere butanogeje, bukore ibyo ubwa mbere bwananiwe gukora?
naho ngaho ikibazo kiri, naho ikibazo kigaragarira. Ariko muri make nkavuga ngo ubutegetsi niba buteza imbere abaturage b'ibihugu, igihugu cyabo, bubarinze, bubaha ubutabera, bwita ku mibereho yabo, iterambere y'umuturage rigaragara kandi arifitemo uruhare, ntaho wahera hehe se uvuga ngo ubwo butegetsi urabukuraho. Mu ijambo rimwe, principe, iyo abaturage bibonamo ubutegetsi bwabo byakugora nawe kubuhindura. None se Asuma, dufite ubutegetsi mu Rwanda, usinzi niba utuye muri Repubulika ya kangahe, ugiye kureba iziri official wavuga ko ari 3. Wavuga ko muri 1973 ubwo General Major Juvenal Habyarimana kudeta afite dore yashyiraga imbere iyo yavugaga ati ibi nigiye nangiye kwishyira ku murongo, hariya tubonye mu general abaturage baragaragara hehe muri 1973. Generali wari wafashe igihugu, ntabwo ikibazo ari generali. Ikibazo ufashe igihugu, abenegihugu cyangwa abaturage, urabamarira iki? Urabamarira iki? Hari ibihugu byinshi bitegekwa n'abasirikari kandi bakabiyobora neza. Ahubwo wambaye uti bitandukaniye hehe leta z'icyo gihe cyangwa leta y'icyo gihe, leta ya mbere Rwanda rukimara kubona ubwigenge, leta ya kabiri 73, 94, 2021, ngira ngo nibyo ngibyo bashaka kumbaza. Naho nashaka kukubaza yuko nyine umuntu ashobora kuvuga ati aho wavugaga mu kanyoti abaturage ubwabo bashobora kubalansinga bakabona ubuyobozi bw'usi igisubizo bakabuhindura, ariko nkwereka ko hari no bwahinduwe n'abasirikare utareba neza niba bara abaturage nyirizina, kuko bara abasirikare ntibara abasivili. Icyo ni icyambere. Cya kabiri no kureba ibyo nk'ubutegetsi bwa mbere bwanengaga bwa mbere bwakosoye ni iki. Biriya rero biza mu rwego rwa politiki, kuko icyo tubanza kureba niba turi mu Rwanda, turabanza turebe ko habaye kudeta, guhirika ubutegetsi. Kudeta rero abazikora ndetse ko birimo kugenda bisa nkaho binibagirana ndetse muri Afurika hamwe na hamwe aho tugenda tubyumva. Ariko ubundi kudeta cyangwa gukuraho ubutegetsi ni ibintu biri mu rwego rwa politiki. Abashaka gukuraho ubutegetsi rero ntibabura bitwaza, ntibabura ibyo bashingiraho, ariko tutabiciye ku ruhande n'ubundi abantu bashaka kujya ku butegetsi nyine bategeke ibyubahiro, bakwitwaza ibyo ari byo byose, ibigaragara n'ibitagaragara, ibifite ishingiro n'ibidafite ishingiro. Ariko ntawe tuzi, nta butegetsi tuzi bwagiye buhiruka ubundi budafite impamvu bwashingiragaho, nubwo bwanabikoraga gutyo, ahubwo noneho ugakora ibibi birenze iby'ubwo busimbuye. Ibyo birashoboka. Hari n'ubusimbura ubundi koko, hanyuma impinduka ikagaragarira buri wese. Ariko tukiri mu Rwanda, ntabwo Habyarimana yahiritse Kayibanda kubera ko yari yananiwe, havuzwe ibintu byinshi cyane. Ariko ikigaragara yashakaga ubutegetsi nawe, kandi hari ibyo yakoze, cyewe nemera ko hari ibyo yakoze bizima n'ibibi byinshi, cyane cyane mu rwego rw'amacakubiri
ibintu byo kuvangura, ibintu by'ubwikanyize turabizi, tubifitiye ingero. Ariko ku rundi ruhande leta ye ngewe nemera ko hari ibikorwa by'amajyambere by'iterambere u Rwanda rwagezeho, ko ndabyibuka neza, nta mpamvu yo kwica ku ruhande. Nawe waba ubyibuka mu bihe nk'ibi by'impeshyi habaga hari za gahunda zitandukanye zo kujya gutaha imishinga, ibikorwa by'amajyambere, inyubako z'ubutegetsi, za centre de santé, ibintu by'amavuriro. Icyo ntabwo wakirenza amaso. Ariko ntibibuze cyangwa ntibivaneho ko mu gihugu nyirizina, mu baturage harimo ikibazo gikomeye cyane cyo kwikanyiza, amacakubiri, ibintu by'ivangura, ibintu byo ngengabitekerezo bigendera ku moko cyane, ari nabyo byagiye bitutumba birakura, biza kubyara amahano yabaye mu 1994 ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ukavuga uti rero uko nkumva, niba nkumvise neza, ubwo niba nabura nkosora, hashobora kubaho changement de régime, guhindura ubutegetsi, ariko hakabahindutse status y'ubutegetsi, ariko hakagira elema zimwe ziba continuer, nko kuvuga ko Habyarimana ashobora kuba ari byo yakomerejeho bya MDR, ntabwo nuko utayivuze mu izina, agasa nkaho ataba yarahahinduye aho ngaho. Ubwo ni kimwe nuko ntavuze MRND. Urumva se? Turareba MD Parmehutu ni yari ni ryo ryari ishyaka ryari ku butegetsi, kandi nibo bavuga ngo ishyaka riri ku butegetsi ni ukuvuga ngo ishyaka ubwo riba rifite abayoboke benshi mu gihugu. Iyo bigenze gutyo rero, nubwo byitwa ko ubutegetsi buva mu matora, ayo matora uko yagenda kose, ni ukuvuga ngo n'ubundi leta ibigizwe n'abo mu ishyaka ryatsinze. Ibyo ni ihame riri universel, ni ahantu hose ku isi birazwi. Rero nibyo navugaga ngo ubutegetsi bushobora kujyaho ku mpamvu runaka, bukavaho ku mpamvu runaka, zaba zifite ishingiro cyangwa zidafite ishingiro. Ni ukuvuga ngo Kayibanda yayoboraga cyangwa yari perezida wa Parmehutu, wa MDR Parmehutu. Habyarimana sinzi ishyaka yari arimo, kuko MRND yayishinze nyuma y'imyaka 2 akoze coup d'etat. Ese iri en passe y'imyaka 2 hategekaga iri shyaka mu Rwanda? Nta shyaka ryari hari, kubera ko iryayoboraga igihugu ryari ryarasheshwe. Nta shyaka ryari riri mu gihugu kuva itariki ya 5 Nyakanga 1973 kugera ngira ngo kwa 7 1975, nta shyaka rya politiki ryari mu gihugu. Ntaryo, kuko 1975 nibwo MRND yashinzwe, nibwo wari perezida Habyarimana na bagenzi be bandi bitari ngombwa ko tugarukaho bashinze MRND. MRND irakomeza kugera ejo bundi, ikoze biriya imyitwarire y'abarwanashyaka bayo, amahame, za manifeste zayo, ibyo ni ibintu umuntu aba bitari ngombwa ko dutindaho. Ariko ntabwo babyitwayemo neza, birumvikana, cyane ngira ngo murabizi, guheza abanyarwanda hanze, bari barahunze. Habyarimana uko yabyitwayemo murabizi, ko igihugu cyuzuye icyo navuga ngo ni kimwe mu byatumye n'ubutegetsi bwe butangira kujegera cyane baba abo banyarwanda bari hanze,
biganjemo mu bwoko bw'abatutsi bagiye bameneshwa mu gihugu kubera ya myiryane, amacakubiri, kwa kwironda kwa parimehutu, kw'abahutu bavuga ko ari ba nyamwinshi. Ibyo byose byatumye amahanga atangira kwibaza, byaba ibihugu duturanye, baba abanyarwanda bari mu gihugu, abo byarebaga by'umwihariko, ngira ngo mujya mubyumva ko ari bwo muri za 80 na kangahe ari bwo hatangiye gutekerezwa uburyo abanyarwanda bari hanze bagomba guharanira gusubirana uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo. Bari barahejwemo, bari barameneshejwemo, bari barirukanwemo, kandi nta mpamvu ihari. Ngira ngo ababikora, ababivuga, ababibayemo, hari ababizi kuturusha, ariko natwe turi bakuru. Ngira ngo umugambi cyangwa icyemezo cyo kurwanya ubutegetsi bwa Habyarimana ku mugaragaro cyari gifite ishingiro, cyari gishyikiwe na benshi, ari nayo mpamvu yatumye RPF begura intwaro, bararwana. Kurwana ni ukurwana, kandi baratsinda. Urumva barwanya intambara zitandukanye, kuvanaho ubutegetsi bwagiriraga nabi abaturage, bwari bwarahereje abenegihugu hanze. Hanyuma haza noneho no kwikubitamo ari amahano ya jenoside yakorewe abatutsi. Urumva RPF yarwanya intambara ebyiri, intambara yo kuvanaho ubutegetsi bubi, noneho intambara yo guhagarika ibibi bindi ubwo butegetsi n'ubundi bari bwatangiye. Uko ibyabaye, ibibaye byose bigomba kwitirwa ubutegetsi uko byagenda kose, kandi nibyo. Kuko niba uri wawe ibihabereye, kabone nubwo waba wari wazindutse, ariko bihe wa mbere ugomba kubanza kubibazwa. Asumani, rero ku mpinduka zagiye ziba muri izo repubulika turimo twagiye dutambukamo, uruhare rw'umuturage ruri hehe? Cyangwa se ibintu byo kuvuga ngo abaturage bahindura ubutegetsi ni ibintu biri opake, wenda biba bimeze nk'ibihimbano? Ni uranyerekaho umuturage rega nahereye muri 70 na kangahe nzamuka ari muri kudeta, simbona umuturage 9 na kangahe ubonamo nyine iyo front y'Igisirikare cya RPA guhindura ubutegetsi. Umuturage bahehe buriye muri byose? Umuturage ubwo naho abasirikare abaturage, ariko tujye ku muturage nyine umuturage se ubundi se umuturage agomba kuba he? Niba adashobora kuba meya ntabe burugumestre, ariko uruhare rw'umuturage ni ukumvira. Uruhare rw'umuturage ni ukumvira ubutegetsi. Genda shaka uruhare rw'umuturage mu guhindura ubutegetsi, kuko ibyo bimaking news. Ni ukwemera, ni ukujya inyuma iyo ushaka guhindura ubutegetsi, kumushyigikira kandi bakabigaragaza. Burya ntabwo ushobora gufata ubutegetsi udafite abaturage batakuri inyuma, abaturage batagushyigikiye, abaturage batagufashije. Gute rero gufata ijambo, gutanga ibitekerezo, guhaguruka? Nk'ubu ndaguha urugero, igihe hari hamaze kujyaho politiki y'amashyaka menshi, nubwo urubyiruko uyu munsi mpamya ko rwashowe mu bikorwa bibi, ariko ni narwo rwagize uruhare mu kujegeza ubutegetsi bwa Habyarimana. Urubyiruko byagaragariraga mu myigaragambyo, ibintu by'imyigaragambyo, kuvuga ngo byabaye nko gukoma imbarutso, kubera ko abaturage bari baburambiwe. Amashyaka menshi nicyo kimenyetso, niyo yagaragaje yuko abaturage, abanyarwanda benshi
barambiwe ubutegetsi bwa Habyarimana. Ariko nanone hakaba abaprofita iyo mpinduramatwara cyangwa iyo politiki y'amashyaka menshi, nabo barahaguruka kugira ngo bashake nabo ubutegetsi, bashake imyanya mu butegetsi, kandi koko babigezeho barayibonye. Niyo mpamvu burya yiwe nemera amashyaka menshi. Amashyaka menshi nicyo kimenyetso kikwereka uburyo rubanda itekereza, uburyo rubanda itekereza. Kuko ubundi ntabwo wayobora abantu utazi ikibarimo, nta nubwo wakimenya batavuze, nta nubwo bavuga utabahaye rugari ngo bavuge. Nibwo ushobora kubajera no kubayobora, byaba byiza kurushaho ugashingira ibyo bifuza, kandi ntibabigaragaza mu byifuzo batavuze. Niyo mpamvu buriya gutanga ibitekerezo, gutanga urubuga rwo kugira ngo rubanda cyangwa abaturage bavuga ibyo batekereza ni ingenzi cyane mu miyoborere. Usa nk'utemeranya nuko wowe ushobora kuvuga uti imitwe ya politiki n'amashyaka menshi hakagira abavuga bati ko n'umwana w'amashyaka baravuga, baravuga no kuri SMS RBA baravuga. Biriya bintu ntabwo ubitekereza gute ko abantu bashobora kuvugira amashyaka? Mbese inama y'umushyikirano ibirimo abantu bangahe? Ibirimo abantu bangahe bahagarariye abandi mu buhe buryo? Bahagarariye abandi mu buhe buryo? Ariko mu mashyaka barabigaragaza. Nyine nibo kukubaza ukambaza, reka tubivuge mu buryo bukura mu ngabangabo abakurikiye Bwiza TV na Bwiza.com. Nko mu Rwanda par exemple, hari politike yemera imitwe y'amashyaka menshi. Yego. Hakagira bamwe bavuga bati bafite iyi forum, hakagira n'abavuga bati najya gusa n'ishyaka rimwe ririmo andi mashyaka imbere, gutyo babivuga kwinshi. Ariko nanone imiryango mpuzamahanga navuga ati mu Rwanda nta bwisanzure. Leta y'u Rwanda n'ubuyobozi buriho ubu ngubu bukaripuringa bavuga bati ari amashyaka agosha arahari, adroite ari zindi platform zo gutanga ibitekerezo zirimo izo maze kuvuga haruguru, inama zo mushyikirano gutya Youth Connect n'ahandi hose. Na SMS n'ikoranabuhanga na Twitter ya Presidence na Twitter ya Primature and everything. Wowe rero ukavuga uti wemera amashyaka menshi mu buryo bucyanga buriya, ubwo sinkubajenge se ubona mu Rwanda cyangwa ntahari, ko wabivuga ku giti cyawe. Oya arahari. Arahari se, ahubwo biterwa n'imikorere yayo. Okay, n'imirongo yihaye. Nashaka kuvuga ngo ujya kubisanisha donc iyo component yuko hari ahantu bakwisanzurira, government ikamenya impumeko y'abaturage atari mu mashyaka. Bitavuye mu mashyaka iyo ntabwo yemera gutsimbarara ku mashyaka gusa, nta zindi platforms leta yakuramo reflex z'abaturage zitari amashyaka. Ese zo zirahagije? Ese amashyaka yarakora? Bon, uretse iki kibazo cy'icyorezo isi yose irimo, ariko ntekereza yuko ibyo wambazaga nibyo abaturage bashobora kwisanzura mu buryo bwo aribwo bwose, burimo n'ayo mashyaka yabo. Amashyaka babarizwamo barisanzura baravuga. Ukamba utese ubundi ubwo bwisanzure burahari? Ngira ngo icyo kirakomeye cyane. Ubwisanzure burahari selon uko u Rwanda ruteye, uko abanyarwanda bateye, amateka yabo n'imiterere y'igihugu cyacu. Ubwisanzure burahari. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, icyo nje nitubwisanzure ko buhari abandi bakabona ko budahari, sinzi icyo ari cyo, sinzi icyo baba bavuga. Nangiye ayo maraporo njya nyumva, njya nyasoma, ariko bavuga bati ayo mashyaka muvuga agaragara mu gihe cya kampanye zo kwiyamamaza, ariko ntabwo bayobora u Rwanda. Ibyo ngiye nibyo ndimo kurwanya rwose. Ibyo rwose abanyarwanda ntawe
ukwiye kutugenera uburyo tubaho cyangwa uburyo tuyoborwa. Ari ibyo we waza ukatuyobora niba wabishobora. Kujya hari ugasakuza kugera naho unarengera ahubwo kugera naho urengera. Ejo bundi twari turimo wumvise ibyo uriya muryango wasabiye abayobozi bacu ibihano. Umuryango Lantos Foundation ngira ngo umwe wa muryango wasabiye gufatirwa ibihano minisitiri w'ubutabera wacu n'umuyobozi wa RIB. Rimwe na rimwe biriya nge hari ubwo mbibonamo gusa nkaho iriya miryango n'ibyo bihugu n'abo bantu ku giti cyabo baba abanyamahanga cyangwa abanyarwanda bari hanze bo bafite umwihariko wabo umuntu yabavugaho, cyane cyane abo bitwa ngo ko barwanya u Rwanda, ko barwanya leta y'u Rwanda, ko barwanya Perezida Kagame. Abo bari ukwabo kandi si ubwa mbere twaba tugiye kubavugaho. Ariko abandi bavuye mu Rwanda nta kige, ibyo ni ukurangaza isi. Ibyo ahubwo abanyarwanda icyo tukwiye gukora, tukwiye kumera nk'abarya ifi, yaba itetse, yaba yokeje, yaba itogosheje cyangwa ikaranze. Urabizi ko ifi ntabwo ufata ngo nyongobeze. Oya, ugomba kubanza kuvana mariya mahwa ukayashyira ku ruhande ukarya imihori ibinoze. Niko bimeze, niko rero ntabwo dukwiye kujya turangazwa na biriya. Mu Rwanda ngiye nkunze kuvuga ko u Rwanda ntabwo ari paradiso. Ntabwo abanyarwanda ari itorero ry'abamarayika. Ntabwo abayobozi b'u Rwanda ari intumwa z'Imana. Mu Rwanda ibyo dufite biraduhagije, ibyiza birahari, ibibazo ntibibura, ahubwo ikibazo kikaba cyaba kutagaragaza ubushake bwo gukemura ibyo bibazo, kutagaragara nk'abanyarwanda, nk'abayobozi b'u Rwanda, bakaba baba abantu b'indeba. Ibyo nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko kuvuga ngo hari abaturage bashonje, urugero barashonje nyine, ubu ni guma mu rugo, ni urugero. Ntabwo se mubizi yuko leta ihaguruka igahagarara igashakira abamerewe nabi ibibatunga? Abaturage bararwara ntibabone uko bivuza. Niko bimeze se? Abaturage ntabwo batekanye. Ese niko bimeze? Aho umutekano se wahungabanye, leta irenza akaguru ku kandi cyangwa inzego z'umutekano? Ese hari aho bitaba kuri isi? Hari igihugu wajyamo ntusangemo gereza? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ese Asuma, mubaze ikibazo noneho cy'amatsiko, ngize n'amahirwe ndakubona. Ubundi abavuga ko hari ubwo ibyiza ubutegetsi bushobora gukora bushobora kubikuramo imijugujugu nanone ya bamwe bitwa abaturage ariko bameze nk'abamafiya bakora rwihishwa. Ndaguha urugero kugira ngo ikibazo cyumvikane neza. Yego. Ugasanga niba ari urwego rw'imisoro igihugu cyifuza kugeraho, abacuruzi bakoze amarobingi, twashize n'umusoro n'iki byose, kandi baritebiye itangwa n'umuturage, ariko abakesitiyo y'abacuruzi niba yiyemeje ukubona iterambere. Ariko muri make uzi neza ko muri rubanda harimo n'ibice by'abifite bahora banagira amajanja ubutegetsi, cyane kugira nta butegetsi bwahinduka budahinduwe n'abanyamafaranga bataba bagaragara inyuma. Donc ikintu gisa nkaho wenda niyo covid urimo kuvuga wari ugezeho mu kanya yaba yitwa kurinda abaturage ariko ikavamo ijugujugu. Donc hari ibyiza ubutegetsi bushobora gukora n'ubuyobozi nabwo budacuze neza bukaba bwabizira.
kuko bibangamiye inyungu z'abake ariko batayibonamo inyungu zabo. Yego, ibyo gute ubutegetsi bushobora gufata ibyemezo byiza, byaba byiza byaba byoroshye cyangwa bikaze. ndi ku ruhande rw'ibyiza. Yes, si impamya bikaba identified nabi n'abaturage cyangwa bigatwara ubutumwa butari bwo. Bibaho se ibyo byiza? Ntabwo numva ibyo byiza byari byo byatuma umuntu abyifatira mu gahanga. Ni ibiki? Dufate nk'urugero bifitiye umuturage akamaro. iyo IBM ije abacuruzi byacitse, sibyo? Anti-smuggling izi politike zirinda imipaka. Ndashaka kugaruka ku bantu b'agatsiko gato k'abacuruzi n'abantu bafite amafaranga menshi bashobora kubona ko politiki imwe ibangamiye inyungu zabo. Uwungukiraga muri forode, uwungukiraga muri caguwa, ukabona made in Rwanda yabaye ikigeragezo kuri bamwe bungukiraga muri iyo caguwa par exemple, bakijujuta kandi bakaba batera inkunga amafaranga abashobora guhindura ubutegetsi. Ariko ibyo ngibyo ibyo ni ibintu bisanzwe, bibaho koko. Bibaho. Niyo mpamvu ubutegetsi bugomba kuba bukomeye. Utekereza se ko bwo ibyo buba butabizi cyangwa ntibuba bubibona? No mu manza turimo gukurikira zaba ngabo baregwa ubugizi bwa nabi, Rusesabagina na bagenzi be, turimo turabyumva. Turabyumva aho umucuruzi witwa ngira ngo ni Nsengiyumva Apollinaire uba muri Zambia yateye inkunga ya Mercedes y'ibihumbi 150 by'amayero. Urwo ni urugero. Ariko leta icya mbere ntabwo yananirwa cyangwa yaterwa ubwoba cyangwa ngo ititizwe no kuba yafata icyemezo runaka ariko kizweho neza ku nyungu rusange z'igihugu. Bibaye ibyo byo kuvuga ngo ibi ntabwo tubikora kugira ngo ibyo byaba bibaye akajagari, byakwitwa akajagari. Kandi iyo ni faiblesse. Ubwo butegetsi nta butegetsi bwaba buburimo. Kandi ubutegetsi bwose, abategetsi bose, dufata urugero hano twaye kujyana kure, hari abarwanya leta y'u Rwanda uyu munsi, harimo abo ngabo nyine. Hari abarwanya Perezida Kagame bakanabivuga rwose, babirirwa banamutuka, ibintu biteye isoni. Wenda ndaza kubigarukaho, si ubwa mbere si ubwa kabiri. Niyo mpamvu nakubwiye ngo abaturage baba bagomba kuba maso. Twabaza utari ku uyu muntu urimo kurwanya ubutegetsi ko bigaragara ko ashaka nawe ko abushaka, ariko akaba yirirwa yitwara atya, harya ubuwe nabugeraho ntabwo tuzaba tugowe. Kabana no mubingwa rwose. Uribaza burajya ntanga urugero, wenda turaza kubikorera ikiganiro gihari. Ukajya hariya uyu munsi ukaba umaze imyaka irenga 30 witwa umunyepolitiki, ariko politiki yawe ariyo gutukana gusa. Gutukana gusa, kuvuza induru, gusakuza. Kwanza jewe abanyarwanda hari icyo ndi bubabwire. Hari muri iki kiganiro hari ubutumwa ndi bubaye. Ntacyo bimaze. Hari umuhanzi wigeze niba ari nta mukunzi aho ati ngo wagutsinze ntaho yagiye, nuza ku ngufu muzabonana. Kandi n'ubundi yarakutsinze wirukanka, none se imbaraga utarufite icyo gihe ubu nizo ufite waza gutsindisha wakwirukankanye, si uhagarara mukakirwaniramo. Ugarutse rero kuri background neza y'ikiganiro, tugana no ku musozo w'iki kiganiro, tuvuga ngo n'ubundi niho ndadehe nicyo kibazo cya mbere nakubaje dutangira ikiganiro cyo kuvuga ko hari abantu batekereza mu kirere gusa yuko ari igihe ubutegetsi de gauche à droite bugomba guhinduka tout simplement, nta kindi gisobanuro.
bakabategereza bati muhumure imyaka 40 izashira bagende nk'uko n'abandi bagiye n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni naho ngaho warugeze. Abo nk'abantu batekereza gutyo wababwira iki ko muri rubanda runaka rwo nta statistique twabikoreye baba barimo batekereza gutyo kuko mu byiciro by'abaturage haba ibyiciro bitandukanye ushobora no kumira yafikana mwica wa muhogo mu muhogo urumva arabakurikirana ibintu bakaba bajya no mu butabera wenda wumvise bitari byo ufite imyumvire idakwiye izi manza zirimo kuba zose ushobora kuba baryanye ifa amahwa bawusesa bagina bose bakayijyana amahwa. Ni ubuhe butumwa waha abantu batekereza ko guhinduka kw'amasystem n'ubutegetsi ari ibintu biri automatic bidafite n'impamvu zibiherekeje? No, icyo nababwira nuko no kwibeshya. Tegetsi n'igihugu ni ibintu bibiri bitandukanye. Tegetsi bushobora guhinduka bijyanishe byombi hose. Ni ukuvuga ngo leta iravaho ibindi, sibyo? Ariko abaturage societe y'icyo gihugu ni babandi tujuru. Tegetsi bubaho bikarangira bugasimburwa n'ubundi. Ni ukuvuga ngo iki? Leta igizwe n'abantu abanabo 20-30. Igihe kiragera kivaho. Leta ifite igihugu gifite umukuru wayo. Igihe kiragera yasezera yavaho nkuko hakurikijwe itegeko nshinga, yavaho kubera ko abaturage bamurambiwe mu matora ntibamutore, yarwara. Byose birashoboka. Ariko ikiri hejuru ya byose ukunda igihugu cyawe nk'umuturage, nk'umunyarwanda. Ubwo warumva ubutumwa ntabwo nta butumwa naho umuturage ntabuhaye leta. Kandi leta ntabwo tubarusha gutekereza, ariko ni ibitekerezo byacu, ni ibyifuzo byacu. Nuko leta yakora neza, nuko leta yakwibanda cyane ku bikenewe n'abaturage. Nuko leta igomba guhora ari leta iteganyiriza umuturage, ikamutega amatwi. Leta igakora kinyamwuga kandi igakora cyane kugira ngo babandi barangaza babatura itazagwa mu mutego wabo. Umuturage ibereyeho akazahura n'ibibazo kandi ariyo igomba kubibazwa. Yewe nuko mbibona. Ubutegetsi bubaho igihe kikagera bukadisparesa cyangwa bukavaho bugahagarara mu buryo runaka. Icyo nta kwifuza gusa nuko ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bwajya buvaho ku mbaraga, ku ngufu, amaraso amenetse. Kandi ndatekereza ko ibyo ngibyo Imana izabiturinde. Imana izabiturinde. Ndumva rero twasoza iki kiganiro n'ubundi Asumani kuri Bwiza TV na Bwiza.com navuga ngo ni iwacu, ni mu rugo. Ntekereza kandi muri commentaire benshi dusaba ko bakomeza gushyira ku biganiro tubagezaho bazashyiramo byinshi bashobora kuba bavuga ati muzatubarize gutya na gutya na gutya. Nkaba ntekereza ko witeguye hari kuzagenda usubiza cyane rwose. Cyane kabisa. Ndumva rero wenda ntakugoye twafata nk'umunota umwe hari ubwo uhumura ikiganiro akajya nk'ikintu cyamusobye niba cyaba gihari wenda wakivuga nta kibazo. Umunota umwe urahagije. Icyo navuga nuko nshingiye ku byo bambajije, ubuyobozi n'ubundi ni nk'ubutumwa naha ubutegetsi bwacu. Kumva umuturage, kumva, gutega amatwi. Niba banabikora turabizi ko babikora, ariko kongera imbaraga kurushaho gutega amatwi umuturage. Hanyuma hakongerwa imbaraga mu miyoborere y'inzego z'ibanze. Mu nzego z'ibanze harimo ibibazo. Inzego z'ibanze harimo ibibazo. Nanasaba yuko zakongererwa ubushobozi
inzego z'ibanze byaba na ngombwa n'amategeko agahinduka zigahabwa ubundi bubasha burenze ubwo zifite. Urugero nk'ibibazo biri mu ngo, ibibazo d'ordre social, njyewe murambisaba buri gihe ko buriya nk'uko umuyobozi w'umurenge itegeko rimuha ububasha bwo gusezeranya abagiye gushyingiranwa, yagira n'ubumwemerera kuba yabatandukanya by'agateganyo dushingiye kuri za experience zirimo kugenda zigaragara z'amakimbirane mu miryango. Igihe gitegerejwe ibyemezo by'inkiko, umuyobozi w'umurenge akaba yagira ububasha bwo kuvuga ngo we madamu bugiye iwanyu, nawe mugabo bugumye aho ngaho. Ni urugero nari ntanze gutoya. Asumani, nkaba ntekereza ko kubyo utekereza ko byagakwiye kuba bihinduka duhereye mu nzego zibanze kuzamura, twazabikora mu kiganiro cyabyo cyihariye, ndetse ikaba iyo topic tuzibandaho mu kiganiro kizakurikiraho. Turabashimira cyane mwe mwakurikiye Bwiza TV na bwiza.com mu bitangazamakuru, tuba dusiganwa n'iminota n'igihe, bityo rero ndagushimiye cyane ko witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze namwe. Ndi David Eugene Marshal kuri mikoro ya kabiri, ndetse na equipe technique yadufashaga mu gutunganya amajwi n'amashusho. Dukomeza kubashimira mwese, mukomeze mukore subscribe, like, share na commentaire kwigana tubagezaho ikiganiro isanzure kuri topic zitandukanye. Navuga ngo ni akagaruka. Ciao ciao.